Abajura batanu binjiye muri iyi vault ibitsemo diyama nyinshi ku isi. Ni vault iherereye mu gihugu cy'Ububiligi muri quartier no cyane yitiriwe Diyama. Ni hato nk'uko mbivuze, ariko niho hantu habitse 80% bya diyama zose ziri kuri iyi si nzima. Hari n'abahita yuko ari umurwa mukuru wa diyama hano ku isi. Hararinzwe bikomeye n'abapolisi batojwe bidasanzwe bo mu gihugu cy'Ububiligi, abitwa Diamond Police. Iyi vault ifatwa nk'aho ariyo ya mbere kuri uyu mubumbe dutuye ifite umutekano, kuko yifitemo inzego z'uburinzi zidasanzwe zisaga 10 zose. Nibyo koko hararinzwe, ariko ibyo byose uyu mugabo yiyemeje kubicamo ngo izi diyama zose zihinduke umutungo we bwite. Ni diyama zifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, akaziba akazigira umutungo we bwite. Ubu nibwo bujura buteye ubwoba bwaba bwarabayeho mu mateka ya diyama kuri uyu mubumbe dutuye. Bwaba bwarakozwe ryari, bugakorwa nande, bugakorwa gute, bugakorwa hifashishijwe iki? Mu gusobanukirwa ibi byose, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa no gutungurwa na byinshi bisa nk'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ibi byose reka tubihere mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu mujyi muto witwa Antwerp. Mwimbere muri uyu mujyi niho hari quartier no cyane ibitsemo 80% bya diyama zose ziri kuri iyi si nzima. Hari inyubako nziza ndende iherereye muri aka gace, gusa n'umuhanda umwe wonyine wayikugezaho, nawo wuzuyemo za bariyeri zirinda ko hari imodoka yasatira ino nyubako itabyemerewe, icyitwa automatic barrier. Ntabwo bitangaje ko uhatembereye abo wahura nabo bitwaje ibikapu bizwi nka briefcase, baba bazihambiriyeho ku kuboko bakoresheje amapingu kugira ngo hatagira n'ugerageza kuzibashikuza. Iyi ni quartier imeze nk'izindi, kuko ibihabera n'ibibera ahandi, ariko kuhatura bisaba kuba umucuruzi ukomeye w'amabuye y'agaciro, cyane cyane diyama. Uribuka ya nyubako nakubwiye mu kanya? Aho niho ku cyicaro gikuru cya diyama ku isi. Buri kompanyi yose ikomeye ikora ibifitanye isano n'amabuye y'agaciro, cyane cyane diyama, ifite ibiro mwimbere muri iyi nyubako. Kwinjira muri iyi nyubako bisaba electronic card, computer ibika izina ry'uwinjiye n'igihe yinjiriye, no gusohoka bikabuka. Ndi kuvuga ku bemerewe kuhinjira bafitemo ibiro mwimbere. Hanze no mwimbere hose huzuyemo amakamera afata amashusho y'ibibera muri buri nguni y'iyi nyubako, akoherezwa muri computer iri imbere y'ushinzwe umutekano, nawo buri kubireba ako kanya. Muri iyi nyubako kuri floor ya kabiri niho hari vault ibitse diyama nyinshi ku isi, ahanini za ba nyiri inganda zikomeye. Ni vault ifite urugi rw'icyuma rufite ibiro bisaga 3000, rukagira umubyimba wa santimetero 30. Ibyo bigatuma kwinjiramo ukoresheje icyuma cya mbere kizwi mu gucukura byagutwara amasaha 12 yose utaruhuka. Ayo masaha nayo waba ufite, kuko ugikoze icyuma icyo ari cyo cyose kuri uru rugi alarm ihita ijyaho. Kuhinjira bisaba password y'imibare 4, buri mubare ugizwe n'imibarwa 2 kuva kuri 0 kugera kuri 99. Ibyo bigashimangira neza yuko kuyimenya bisa nk'ibidashoboka, kandi iyo wibeshye umubare umwe muri iyi mibare, ntabwo urufunguzo rufungura iyi vault rubasha kwinjiramo. Yego nibyo, hari urufunguzo rufungura iyi vault narwo rureshya na santimetero 30. Hejuru mu nguni y'uru rugi hariho magnetic sensor ifite utwuma 2 twegeranye. Iyo urugi rufunguye utwo twuma 2 tugatandukana, alarm ihita ijyaho ako kanya. Niyo waba uzi password ufite n'uru rufunguzo ukabasha kwinjira muri iyi vault, mu kanya nk'ako guhumbya alarm ihita ijyaho, kuko twa twuma 2 tuba twatandukanye. Mwimbere muri iyi vault huzuyemo ama sensors ndetse n'ama detectors. Iyo igipimo cy'urumuri gendutse muri iyi vault, mu kanya nk'ako guhumbya alarm ihita ijyaho. Iyo igipimo cy'ubushyuhe gihindutse nabyo bikabuko. Iyo ikintu icyo ari cyo cyose kinyeganyeje mwimbere muri iyi vault, niyo yaba ari umubu, mu kanya nk'ako guhumbya alarm ihita ijyaho. Mu kongera ubudahangarwa bw'iyi vault, nk'aho ibyo byose bidahagije, muri vault hanuzuyemo amakamera menshi cyane afata amashusho y'ibibera mwimbere. Ibi byose reka tubyirengagize, tuvuge yuko wabashije kubinyuramo. Mwimbere ama sensors n'amakamera ndetse n'ama alarm byose byagize ikibazo bitari gukora neza. Igisubizo kigihari ni kimwe, ntabwo wabasha kwibiza diyama, kuko zibitse mu tubogisi duto twinshi, kandi buri kabogisi gafite urufunguzo rwako bwite.
None ninde muntu watekereza kwiba ahantu nk'aha ngaha harinzwe bingana gutya? Muri miliyaridi 8 z'abatuye kuri iyi si nawe wabitinyuka. Ariko hari umugabo umwe w'umutaliyani witwa Leonardo Notari Bartolo. Ni umuhanga kandi ni umunyempano nyinshi cyane. Rimwe ubwe yarivugiye ngo I was born to be a thief. Navukiye kuba igisambo. Ibi yatangiye kubishyira mu bikorwa afite imyaka 19 yonyine ubwo yatangiraga kwiba imodoka za French Sport. Iri ryari itangiriro. Nyuma y'igihe gito yatangiye kwiba za diyama cyane ko yabonaga ko ariho haba amafaranga menshi. Diyama zigaragara neza, ni ntoya, biroroshye kuzitwara ndetse ziranahenze cyane. Icyongeye kuri ibyo biragoye kuzitrackinga ngo umenye aho ziherereye mu gihe zaba zibwe, nk'uko byari byoroshye gutrackinga plaque z'imodoka yabaga yibye maze bakamenya aho ziherereye. Kuri Leonardo kutiba diyama byari igihombo gikomeye cyane. Yahise anafungura iduka ry'imikufe ndetse n'impeta bikoze muri diyama yabaga yamaze kwiba. Yanatangiye no kuzigurisha kuri internet, icyitwa black market. Gusa bene ngango ni benshi ku mubumbe. Abajura bibye iduka ry'imikufe ndetse n'impeta barisigamo ubusa buri. Cyari igihombo gikomeye kuri Leonardo Notari Bartolo wari usanzwe wiyita yuko ari umwami w'abajura kuri uyu mubumbe dutuye. Leonardo yaricara aratekereza ahandi hantu yajya kwiba kugira ngo agaruze igihombo yari yagize. Yazengurukije intekerezo ze hirya no hino kuri uyu mubumbe dutuye, zirangije zimuyobora ku cyicaro gikuru cya diyama ku isi. Kwiba aho hantu nibwo buryo bwonyine yari kubasha kugaruza ibyo bari bamwibye. Leonardo Notari Bartolo ibyo yatekereje icyo gihe nawe ubwo byamuteye ubwoba, kuko nawe wari warigeze abitinyukana mbere ngo agerageze kwinjira muri ya vault kubera uburinzi yifitemo. Leonardo yaratekereje asanga aramutse abigerageje yahita aba umujura w'umunyabigwi wakoze ubujura budasanzwe ndetse buteye ubwoba mu mateka y'isi. Yari kuba yubatse izina. Ibyo noneho bikamwongerera imbaraga zo guhita ashaka kujya kuhiba ako kanya. Nk'umujura w'umunyamwuga ntabwo ari guhita ajya mu gihugu cy'Ububiligi ngo yinjire muri ya nyubako irimo vault, narangiza ngo afate diyama ngo azipakire maze azitware uko yiboneye. Leonardo yagombaga kubanza kwiga akamenya byinshi kuri ziriya diyama, akamenya byinshi kuri iriya nyubako ndetse n'umutekano wayo, agapanga ndetse akanamenya buri kimwe azifashisha acika igihe yaba agiye gukora ubwo bujura. Ibyo abisoje yagiye kuri ya nyubako ababwira yuko ari umucuruzi wa diyama ndetse ababwira ko ashaka gukodesha ibiro nk'abandi bacuruzi bose ba diyama. Yagaragaraga nk'umunyakuri, ntabwo bamuketse. Iri ni ryo kosa rya mbere bakoze, kumwizera. Bamuhaye ofisi yo gukodesha maze uwavukiye kwiba wari ufite inyota ya diyama ndetse wari wateshejwe umutwe n'igihombo gikomeye yari yagize cyo kwibwa, ahabwa electronic card yari kujya imwemerera kwinjira ahantu habitse diyama nyinshi ku isi igihe abishakiye, haba ku manywa cyangwa nijoro. Iki gihe hari mu mwaka wo mu 2000. Leonardo yakomeje kuba umwizerwa, birangira nawe bamukodesheje kamwe muri twa box duto cyane babikamo diyama turimo imbere muri ya vault. Leonardo noneho ubwo yari yemerewe kwinjira muri vault uko abishaka, cyane yuko yari afitemo akabox akodesha abeshya yuko abikamo diyama ze. Dore uko bikorwa ngo winjire muri vault iyo ufitemo akabox ukodesha. Ujya kuri floor aho ya vault iherereye, ukereka electronic card yawe ushinzwe umutekano uba uri kugenzura amashusho ari gufatwa n'amakamera, maze ubundi ukemererwa kwinjira muri ya vault, cyane yuko urugi rwayo ruba rufunguye umunsi wose mu masaha y'akazi. Ariko nanone mw'imbere harimo urundi rugi rwitwa day door. Ni urugi rufungurwa gusa iyo umuntu agiye kwinjiramo cyangwa agiye gusohokamo. Nibwo uhita ugera kuri twa box turimo diyama nyinshi kuri iyi si nzima. Ukoresha urufunguzo rwawe bwite ugafungura akabox kawe, ahasigaye ugakora ibyo ushaka, ariko nanone hari abashinzwe umutekano bari kureba ibyo uri gukora byose kuri screen zabo. Wibuke harimo amakamera. Mwaho ibyo bidahagije, ku rugi rwa vault haba hari undi ushinzwe umutekano uba witeguye kugira icyo akora mu gihe waba ugerageje kugira ibyo wangiza mw'imbere muri vault. None ni gute Leonardo Notari Bartolo washakaga kugaruza igihombo cye ndetse wambutse imipaka kugira ngo agaruze izi diyama, ibi byose yari kubasha kubicamo? Ese byaramuhiriye? Yabikoze ate? Abikora yifashishije iki?
naha dusoreje igice cya mbere cya kino kiganiro. Mu gukurikira igice cya kabiri, kanda subscribe ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi bisa n'ibicanganye kuri uwo mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.